muraho neza nshuti bavandimwe muri Kristo Yesu, abo dusangiye muhamagaro, abo dusangiye guhamagagwa kwa Kristo. Ndabaramukije cyane, mazina nitwa Iragaba Muyobozi Victor. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi nifuje kuganira hejuru y'ijambo ry'ihumure. Ihumure ni iki ku buzima bw'abakristo? Twebwe abakiriho ubuzima bwacu buri mu Mana. Umuntu udafite Imana nta buzima bafite. Kuko iyo umuntu afite Imana mu mutima wiwe, aba afite Imana muri we. Hariho abanyamwuka iyo birivuga abanyamwuka ibivuga iki? Ibivuga abantu bafite Kristo muri bo. Ibivuga abantu bizeye umwami Yesu. Ibivuga abantu bari mu rugendo rugana ibwami ku Mana. Iyo tuvuga abanyamubiri ni abantu bagengwa n'irari na kamere. Ni abantu bayoboka isi uko yakabaga yose mu buzima bwabo. Ariko ndashaka kuvugana namwe mwese. Iyo umaze kwizera Yesu aduha impano y'umwuka, ndagira ngo mbahumurize bene data. Ihumure ni ubuzima buzana imbuto. Imbuto iyi ngiyi yera bukayihereza umuntu warushonje cyane, akarya agashira inzara. Ihumure ni ubuzima buturuka hirya mu Mana bukaza bugahumuriza ubugingo bwacu. Nta muntu n'umwe washobora kuvuga ngo pole ngo uhumurike mu bugingo bwawe, kuko ukuboko komora ibikomere, ukuboko gukiza depression, ukuboko guhanagura amarira ni ukwa Yesu. Yego Yesu yotanga ubushobozi muri twe kuko umwuka wera uba muri twe. Uwo nguwo agaragaza Yesu muri twebwe. Umuntu uri mu mwuka arashobora kuganiza umuntu agagira ihumure mu buzima bwiwe. Cyo gituma naje kubahumuriza mu ijambo ry'Imana. Turi mu bihe bigoye by'ibibazo, turi mu bihe byo gupfusha, turi mu bihe by'imibabaro. Uyu mwanya uhumure mwene data, humurika. Waba warabuze umuvandimwe wawe mu minsi yashize, n'uyu munsi waba wamubuze, ndaguhumurije ngo uhumurike. Pole cyane, pole cyane. Imana ntabwo ari umuswa yashizeho inzira y'urupfu kugira ngo ari itugeza mu bwami bw'Imana. Bibiliya ivuga ngo Imana ya Abraham, n'uyu munsi yo turimo dusenga, dusenga ngo Imana ya Abraham, Imana ya Yakobo, Imana ya Isaka. Bisobanura ko Imana idapfusha. Imana ni Imana y'abazima, ntabwo ari Imana ipfusha. Ndagira ngo kubwire wowe ufite umwuka uhumeka, uri uw'agaciro, uri umunyamahirwe. Amahirwe nshaka kukubwira, ugomba kwizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe. Kuko kwizera Yesu ni ukugira amahirwe yo kubaho. Hari abantu benshi